semani byana kunaniye no kugashiraho mani mwana kibiti cyane ndavurije umunsi abagaye n'ibyo bababironi mwana semani mwagoteye mani meze amakuru meze neza kiramena abantu kitu peko mwana randa muzimani ni ana makamwa amadusose ngakiraburira semana rangurira rangurira abandi batoto bataje no kumpamagara ani maze iminsi ndimumbi anike sani wo mezete sawa umva we dusanga tambaro ubundi byambariye biza gatura barakora umva ndi kumwe na ya maniga we yahagire turaza banjye hano baticaye turi gufata kandi nyene nabo barasenga umwe nakibazo ahubwo gateye yishimo nakadivaye naho gasindisha rero nari ikibazo mari ntuntobore wa n'ikibazo mfite ntuntobore ariko garyoshye waiki Anike nzakugire ni ikibazo cyawe reka mutware ibintu gake nakuje kwibura icyo kibazo cya nyiri na rimwe utazongera kugira mu maniga ukaba wafata inzoga yakiba yaduhenze mani mwe mwihanganire ya mwana sheri rati mwe ndakubwiye ngo utazongera kugira mu maniga na rimwe ugakira inzoga iba yaduhenze usuma mutwa yafashe kugira ngo aze yicare hano karyoshye karyoshye Isomera uhanizene ubundi n'umuntu apara imwe mapoze wacha mapoze cyasizo eso aishira yero kore yo hata Mami Aisha nasi zijuni Yamukoba Jamusinzi Ndo musinzi yano musenzi Shimwe muri Nana umukobwa Numusinzi Nana umusinzi Numusinzi akora icyo Sha Aisha Mami Sani mwana we Karame mama ni wowe DJ nawe se abakikana cyangwa inzu muzungu do nukuri ko nta kibazo mfite n'iki do n'iki do nta kibazo ntacyo ariko wa muntu bamujyanye do ababyeyi barabyara ko ntabwo njye narabaherekeje ubu mbese uri umukobwa urikoze uratashye ahubwo igishakuje Zagutambuanje bawutambuka cyose akigata mwana wa akayindusha ariko ubuzima ni buto
ubu se uranyumva uranyumva Rasa amatwi mfite samana ameno ndakumva Sani mwana we hari igihe ntakugiriye inama ngo ureke ibiyobyabwenge Sani ko wize ukarangiza ubona amashuri wize azakumarira iki ibiyobyabwenge bizakugeza kuki ubwenge ndabuzi nararangije kwiga ubwo ibyo nize narabyize urumva ibyo nize ntabyo nzi nanjye ndi mukuru nzi icyo gukora ibizananira nawe uzabikorera se yesu ninjye n'ibyo byo gukora ibintu byose long time. Yeah, long time. Umva nakuzanye hano hantu muri fresh nge umere neza. Umva sawo. Ndakwemera. Kuva kera baby gahora gupangira. Amakuru ariko yaba bafite bawe. Baje bafite. Baje yimapozi. Makuru yawe ni meza. Abaye rutse. Wapisha durukana mu minsi ishize haciye iminsi tu. Narinzi ko mutajya musigana. Mba mwabaye gutya muri quartier mwese barabaza hano hose. Esa mutuzane na ko waje kundeba ni yenyine iyo ushaka twagituzana. Nabakubazaga gusa. Mbasubira sari umuntu. Hari umuntu wakoye nta muntu akora amasaha wowe. Hariya mapozi cyangwa J. Bari it's like brother kabisa. Ko nyine mwana akundana bibaye ngombwa. Ziyambwa. Imbwa. Nibivuze nimwavuza. Eka bari animwe. Ibaze ngimbwa. Ibize. Nawe. Usko kuntu uri kubita imbwa noneho. Niko nawe abantu bakubona ngo uri imbwa akazi. Ndikuri wabaye. Bigutwaye iki? Mugisokoza Ntabwo nyisokoza ariko bato. Mva. Ndeba business zawe nanjye sani ndebe zanjye. Ushobora kumbwira icyo wanzaniye hano cyangwa kabyorera? Sheri, fata telefone yawe nkwereke. Yanjye nyese ni yawe. Reka nkubwire ibyo ukora nawe amaso araguha. Sibyo? Kanda kanyenyeri 141 urwego yes. Ukurikiza amabwiriza yonyine. Maze se nemara kubikanda. Yes. 141 urwego. Ngiye kutira se. Angiye kugura mayini. Oya, hariho gahunda zose z'ubuzima. Cyangwa umukobwa waje warebye aga telefone mfite avuga ati reka nzamujyana ahantu nkamupapa umva. Waba ufite kunyiba ni nko kwibiki. Bibi warebye. No handitse ngo Kinyarwanda n'icyo ngo ikaze ngo ku Muganga Online. Wahitamo ururimi. Choosing language ngo choose mu Kinyarwanda nyine. Nanditse sister. No. Wabibonye? Hari icyo utabonye? No, ira no. Sani nago nakubera. No. Jay mapozi. Ntago wamerewe neza na gato kubera iki ibiyobyabwenge. Mapozi ubutuvugana. Yabaye umurwayi wo mu mutwe. What? Yeah. Inde mu muhanda. Yirwa ry'ibivuka ibaze. Mapozi. Ibaze Jay wa musani wawe arafunze. Ari muri gereza kakanya. Noera please nakugena please. Ibaze umukobwa nkawe mwiza agiye muri gereza. Ngumvikana byaba ari igisebo mama yarambujije umuryango wageze aho urandeka na uramureka kubera nge. None hatari. Sani ibintu wankoreye sinzigera mbyoyo mushorimo. Ubusambaye gute atari wowe? Ubuse ugiye kunywesha inzira nzoga mwajya kumwana nese nzimanga wasikoze mu ADP. Ariko ubu ngubu urashaka kundashaka kumbwira ko umugabo wanjye. Umugabo wanjye wagiye kumbwira ngo najye kundinda turyamye kode mu mayoga. Inde mapoze unamubuze ibi byose doni wowe. My god. Nike urambabaje dizi. Kuva amezi 2 3 4 nazo uko bimeze. Nabizi. Nta nibyo agiye kumenya. Yabaye ariko utambwira. Mapoze.
gusa nyine byose ni ukumbabarira amapoze yarasoze nta byo gusara umbabarira rwose nta kintu cyo kuvuga mfite cyangwa nta kintu kuvuga